Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tubagezaho n'andi makuru atandukanye abari kugenda cishikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ngusabe niba ari ubwa mbere udukurikiriye munsi ya video kandi kuri buti tukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Muri aka kanya reka tujye ku mbuga nkoranyambaga akomeje kugenda hacicikana ndetse hanavugwa inkuru idasanzwe, aho umuhanzi Rugamba YVERRY wamenyekanye nka YVERRY mu muziki yamaze kwambika impeta umukunzi we Vanilla. Kuri ubu ngubu ibintu bikaba bimaze kugenda bifata indi ntera, aho ku mbuga nkoranyambaga abantu bakomeje kugenda babifuriza gukomeza guhirwa n'urugendo rukomeye batangiye. Nibyo tugiye kugarukaho tubabwire uko iki gikorwa cyagenze ndetse tubabwire mu buryo burambuye urugendo rw'urukundo rw'uyu mukobwa ndetse na YVERRY, aho kuri ubu ngubu ibintu bimaze kugera ku rundi rwego. ngo usabubane natwe maze wumve ibyo utamenye ndetse n'ibindi bitandukanye utaruzi. kandi niba ari n'ubwa mbere dukurikiye urebe munsi ya video kandi kuri buti tukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Hari ku mugoroba wo kuri uyu wa kane ku itariki ya 17 Werurwe 2022 nibwo umuhanzi Rugamba YVERRY benshi bamenye nka YVERRY yambitse impeta umukunzi we Uwase Vanessa uzwi nka Vanilla, amusaba ko yamubera umufasha, undi arabyemera nta kuzuyaza. Ni mu birori rero byabaye nkuko twabibabwiye ku mugoroba wo ku wa kane, aho uyu musore yahamije urwo akunda Vanessa aba ndetse anamwambika impeta bahita baneyemeza ko bagiye kubana. nkuko rero byagaragaye mu mashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga guhera ku mugoroba wo kuri uyu wa kane ku itariki ya 17 Werurwe, ni amashusho yagaragazaga ahantu heza hari hateguwe ndetse n'inshuti zaba ngaba zihari, maze YVERRY aca bugufi yambika umukobwa akunda impeta amusaba ko yazamubera umugore, undi nta kuzuyaza abarabyemeye. nkwibutse ko guhera mu mwaka wa 2020 nibwo amakuru yatangiye kuvuga ko YVERRY akundana n'uyu mukobwa. urukundo rwabo rwakomeje kugenda rukura umunsi ku wundi kugeza ubwo ku itariki ya 14 Gashyantare 2020 ubwo uyu muhanzi yamurikaga album ye ya mbere Uwase yagaragaye yagiye gushyigikira umukunzi we. nyuma y'ibyumweru bike cyane Uwase yatangaye cyangwa se yatunguye YVERRY amukorera ibirori byo kwizihiza isabukuru y'amavuko, aho yagize cyangwa se aho yagiye amubwira amagambo adasanzwe. akaba ari isabukuru yabaye muri Werurwe 2020 kuvuga urukundo rw'abangaba rwarushijeho gukura kugeza ubwo biyemeje kurushinga ndetse banivuga ko urukundo rwabo barushyize ku yindi ntera kuri uyu wa kane ku itariki ya 17 ndetse bahita bemeranya ko bagiye kubana. nk'uko bizakomeje kugenda bigarukaho cyane dutangiye mu buryo ubw'urukundo abangaba rwabo rwatangiye, nubwo bizamenyekanye ko bari mu rukundo mu mwaka wa 2020, ariko bivugwa ko urukundo rw'abangaba rwatangiye mu mwaka wa 2019 mu ntangiriro. babinyujije kuri Instagram hari mu mwaka wa 2019 nibwo babinyujije kuri Instagram. YVERRY n'umukunzi we babwiranaga amagambo yiganjemo ay'urukundo, bigaragara ko ari abantu bari mu rukundo. rero mu gushaka amakuru itangazamakuru ryagerageje kuvugisha abangaba, maze YVERRY avuga ko uyu ari we mukobwa bari gukundana ndetse ku rukundo rwabo rugeze aharyoshye cyane ko bamaze igihe bakundana nubwo bari barabigize ibanga. abafashe amafoto bifotoje ubwo bari bamaze gukina imikino ya PlayStation bayashyira ku rukuta rwabo rwa Instagram ahari mu mwaka wa 2019. bahamya ko bakundana mu magambo yuzuye mu rukundo. YVERRY yagize ati ntacyo uzamburana wanjye, ubu nahereye ku bitego, haha warakoze gutsindwa my love kura kulipa bizu. akaba rero yarayisataginga Vanilla Uwase, akaba ari cyo zina uyu umukunzi wa YVERRY akoresha ku rubuga rwa Instagram. umukobwa nawe abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram nk'uko nabikubwiye ni mu mwaka wa 2019 yagize ati happy kids YVERRY, ryama usinzire see you soon. aya akaba ari amagambo yiganjemo urukundo
aba bombi bagendaga babwirana kuko rero ubusanzwe abangaba bakomezaga kugenda babigira ibanga, ariko mu mwaka wa 2019 batangiye kugenda babishyira hanze, maze abantu batandukanye bagenda bamenya iby'urukundo rw'abangaba. Amakuru yageraga mu itangazamakuru mu mwaka wa 2019 yahamyaga ko YVERRY ndetse n'uyu mukobwa witwa Uwase Vanessa batangiye gukundana kuva mu ntangiriro z'umwaka wa 2019, nubwo bari basanzwe baziranye na mbere, nk'uko uwatanze amakuru yatangaje ko mu ntangiriro z'umwaka wa 2019 aribwo aba bombi batangiye gutinyuka kugaragaza urukundo rwabo ku mugaragaro, ndetse icyo gihe bikaba byarakomeje kugenda bivugwaho ndetse binagarukaho, ndetse bamwe bakagenda bavuga ko nta kabuza abangaba baryohewe n'umunyenga w'urukundo, nubwo umwe yagendaga bigira ibanga ndetse bakagenda banabihakana, ariko byaje kugera mu mwaka wa 2020 urukundo rw'abangaba buri wese yaramaze kugenda arumenya, yaba mu itangazamakuru ndetse n'abandi bakoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye. Bamwe bakagenda bagaruka ndetse banahamya ko abangaba nta kabuza bari mu rukundo. Inkuru yongeye kuvugwa cyane mu rukundo rwa YVERRY ndetse n'umukunzi we yavuzwe cyane mu mwaka wa 2021, hari mu kwezi kwa 9 kujya kurangira, nibwo ku mbuga nkoranyambaga hari ku munsi wo kuwa kabiri, nibwo YVERRY yahanaguye amafoto yose ari kumwe n'umukunzi we Vanessa ku rubuga rwa Instagram. Ibintu byagarutswe ndetse bigenda binavugwa, dore ko bwakeye Vanessa nawe asiba amafoto yose yari ahuriyeho na YVERRY. Ibintu byatumye benshi mu bakurikira abangaba batangira kuvuga ko urukundo rw'abangaba rwaba rwarangiye cyangwa rwageze ku iherezo, mu gihe byafatwaga cyangwa se bafatwaga nk'ibyamamare biri mu rukundo ruhamye ndetse rutanasanzwe. Uyu YVERRY rero mu kiganiro yagiye agirana n'itangazamakuru mu mwaka wa 2021 yatangaje ko cyangwa se yagiye atangaza ko gusiba amafoto ari kumwe n'umukunzi we ntacyo bitwaye, ndetse ko ntaho bihuriye n'urukundo, ko rwaba rwarangiye. Ibi rero akaba yarabitangaje nyuma y'uko umubare munini w'abantu bari bakomeje kugenda babona amafoto yavuye kuri Instagram, bamwe bakavuga ko urukundo rw'abangaba rwarangiye. Ibi bikaba byarabaye mu mwaka wa 2021, nibwo urukundo rw'abangaba rwongeye kugarukaho cyane ndetse ruranavugwa. Icyo gihe rero YVERRY yagize ati sinzi impamvu byabaye ikibazo kuba nje n'umukunzi wanjye twasibye amafoto yacu, ku ruhande rwa twebwe twabikoze ku mpamvu zacu bwite. Abajijwe niba nta kindi kintu cyaba kibyihishe inyuma, yagize ati urukundo ni ikintu kinini cyane, ndizera ko kuba twasibye amafoto bitavuze ko twatandukanye, kuko urukundo ntirugaragarira ku mbuga nkoranyambaga. Ibi rero bikaba byarabaye mu mwaka wa 2021, ubwo basibaga amafoto bari bari kumweho bose ku rubuga rwa Instagram. Ibintu rero byakomeje kugenda bigarukaho ndetse bamwe bakavuga ko nta kabuza abangaba batandukanye. Gusa YVERRY yasobanuye ko ntaho bihuriye n'urukundo, akaba yongeye gukora igikorwa cy'abagabo cyangwa se igikorwa kidasanzwe kuri uyu wa kane ku itariki ya 17 Werurwe, yambika impeta umukunzi we Uwase Vanessa wamenyekanye nka Vanilla ku mbuga nkoranyambaga, maze amwambika impeta biyemeza kubana. Ngayo nguko tubifurije urukundo rwiza ndetse no kuzarambana. Ngushimire nawe ufata umwanya ukabana natwe muri gahunda z'amakuru tugenda tubagezaho. Ngusabe nawe dukurikiye bwa mbere ure munsi ya video ukore subscribe, maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bibane namwe, turabakunda cyane.